yari afite akazi ko guhimba ibisigo bisingiza abantu bakomeye mu Bugereki. Umunsi umwe yahawe akazi ko kuvuga igisigo mu rugo rwa Scopas, umukire wari utuye mu mujyi wa Thessaly mu majyaruguru y'Ubugereki. Nubwo mu gisigo Simonides yari yatatse cyane Scopas wamuhaye akazi, uyu muherwe Scopas yababajwe cyane nuko mu gisigo yahimbiwe harimo imikarago imwe isingiza abana b'Imana y'Abagereki, Zeus. Byabaye ngombwa ko Simonides yishyurwa 1/2 cy'igihembo yari yemerewe. Scopas yamubwiye ko ikindi gice ajya gushaka Imana yashimagije ikakimwishyura. Mu gihe ibyo byari bimaze kuba, hari intumwa yaje kongorera Simonides imubwira ko hanze hari abantu bamushaka. Nta muntu yasanze hanze amutegereje, ariko akimara gusohoka ya nyubako bakoreragamo ibirori yarahirimye. Abari bayirimo bose barapfa. Simonide niwe warokotse wenyine, bikavuga ko ari cyo gihembo y'Imana yasingije mu gisigo yamugeneye. Igikomeye hangaha ariko ntabwo ari uko ari we warokotse, ahubwo n'uburyo imiryango y'abapfiriye mu nyubako yaje kumwinginga ngo yifashe kumenya aho ababo bari babona imirambo yabo babashyingure. Simonides ntabwo yari gupfa kumenya aho buri wese yari yicaye, ariko yifashishije tekinike yo gusubizaho uruhimbi rw'icyo cyumba rwari ruri, yitegereje nk'aho mu cyumba harimo abantu bazima. Ukajya umubwira umuntu wawe ibyo yari yambaye nuko yari ameze, akabihuza n'ibyo yibuka yabonye ubwo yari muri icyo cyumba kare ishyano ritaragwa. Byarangiye abantu bose abafashije kumenya igice ababo bari bicayemo mbere y'uko inyubako igwa, byihutisha kumenya aho imirambo yabiri. Kuva ubwo inzobere mu by'imikorere y'ubwonko zahise zihaca umurongo, zigaragaza ko ubwonko bwibuka cyane ibintu byabaye iyo birimo amarangamutima. Usanga umuntu amaze imyaka 30 adaheruka kumva indirimbo runaka yakuze yumva, yakongera kuyumva akajyana nayo ijambo kurindi nk'aho amaze ukwezi ayitoza. Uzasanga kandi hari izindi ndirimbo zimaze ukwezi cyangwa se icyumweru zisohotse azumva umunsi ku wundi, ariko nta jambo na rimwe abasha gufatamo. Impamvu nuko umuziki umuntu yakuriyemo uba umeze nka kimwe mu bigize ubuzima bwe. Iyo ujemo umwibutsa byinshi birenze injyana. Abahanga mu by'imikorere y'ubwonko bavuga ko umuziki wo mu bwana no mu bugimbi cyangwa se ubwangavu ufungura ibyumba by'ubwonko bishinzwe kubika amakuru y'ubuzima bwa muntu. Ni umuziki ugenda ukihuza n'amateka y'uwo muntu wayumvise kurusha umuziki yumvise akuze. Muri make, mu muziki umuntu yumvise akiri umwana hari ahantu ugenda ukibika, ukajya umugendamo uko akura nubwo wabatabizi. Uzasanga abantu bakunda injyana zabayeho bakiri bato, uko bakura zikagenda zibagumamo ku buryo injyana zije nyuma bazifata nk'inzaduka. Wabona abana babyina injyana zivutse ejo bundi ukabafata nk'abatazi iby'umuziki, kubera ko mu maraso yawe harakibereyemo umwe ubwonko bwawe bwabitse ukiri muto. Ibi abashakashatsi babyita reminiscence bump. Igihe umuntu ageramo kiberamo iremwa ry'uwazaba we, identite. Biba hagati y'imyaka 10 na 25. Amarangamutima ugize muri icyo gihe, ibyubamo muri icyo gihe, imyitwarire byose bikubayeho muri icyo gihe biba nk'indangamuntu izaguherekeza hafi ubuzima bwawe bwose. Muri iyi myaka ubwonko burekura umusemburo w'ibyishimo uzwi nka dopamine buri gihe uko bwumvise umuziki. Uyu musemburo ugira n'akandi kamaro ko kubwira ubwonko ngo iki nicyo kintu cy'ingenzi. Mu gihe ubwonko bwahawe ikimenyetso ko ikintu runaka ari cy'ingenzi, buragenda bukakibika kure cyane kandi neza, ku buryo igihe nyiri icyo kintu agikeneye cyangwa se ahuye nacyo bukigarura neza nk'uko byari bimeze bwa mbere icyo kintu kibikwa. Icyakora ubuzima tubayemo uyu munsi nabwo bushinjwa kuba intandaro yo kuba abantu bataryoherwa n'umuziki cyangwa se ngo babere nk'ikiyobyabwenge nk'uko byahozeho kera. Yohani Ari mu gitabo yise Stolen Focus avuga ko kuri ubu bitagishoboka ko umuntu amara umwanya munini yumva umuziki wonyine. Usanga umuziki abantu bawumvira kuri telefoni, bakumva barimo gusubiza babandikiye kuri WhatsApp, bareba amakuru agezweho ku zindi mbuga n'ibindi. Usanga no kumvuga zicurangirwaho umuziki nka Spotify, Apple Music, Audiomack n'izindi bigoranye ngo umuntu atangire indirimbo yumve irangire afata indi, album yose irangire. Buri kanya umuntu aba yihutisha ngo indirimbo irangire, asimbuka ngo yumve ko imbere hari nziza kurushaho. Ari avuga ko ubusanzwe kugira ngo ikintu kibikwe kure mu bwonko bisaba kuba wagikurikiranye cyangwa se wacyumvise utuje nta kikurogoya. Ibyo bituma ubwonko bufata akanya gahagije ko kugitekerezaho. Iyo ikintu kije mu kavuyo ntabwo ubwonko bubona akanya ko kukibika neza. Ati tubayeho mu bihe bigoye aho hari byinshi biturangaza buri kanya, twarangiza tukirenganya ngo ntabwo tukibasha gukora ikintu dutuje. Mu myaka yatambutse ikoranabuhanga ritarasakara ntabwo ariko byahoze. Wasangaga abantu bafata umwanya wo gucuranga indirimbo bakazumva nta kandi kazi babivanze nako. Kubera ubuke bw'indirimbo akenshi bazicurangaga bazisubizamo.
imiryango yarateranaga ikumva radiyo, izasabwe n'ibindi biganiro byatambukaga ku maradiyo kenshi. Abantu bakaba bategetswe kubyumva kubera ko niho indirimbo zanyuraga zikurikiranye. Muri ibyo bihe abantu batizanyaga za kasete z'indirimbo nk'uko batizanya ibindi bikoresho. Kumva umuziki byari kimwe mu bintu umuntu afatira umwanya aho kuba ikintu cyiza giherekeje ibindi urimo gukora. Umwanditsi Daniel Levitin avuga ko ubusanzwe umuziki iyo uvugijwe ubwonko hari ikintu kibuzamo cyo gutomboza uburyo uwo muziki uza kugenda ukurikirana. Injyana imwe iravuga, ubwonko bukitegura uko iza gukurikiraho iza kubimeze. Iyo icyo ubwonko bwatomboje gihuye n'ukuri, wa musemburo w'ibyishimo ariwo dopamine uravubuka, bigatuma uwo muziki cyangwa se indirimbo ubwonko buyikunda, ikabikwa hamwe kure hatazibagirana. Uyu munsi rero kubera kumva indirimbo twihutisha cyangwa se tuzisimbuka, icyo gikorwa cyo guhuza indirimbo n'ubwonko kiragorana. Ntabwo ubwonko bukibona umwanya uhagije wo guhuza urugwiro n'umuziki. Imbuga zicurangirwaho umuziki zigaragaza ko benshi mu bazikoresha mu masegonda 30 ya mbere baba bamaze gusimbuka bajya ku yindi ndirimbo. Abumva indirimbo baba bashaka kumva ibintu bishya bitandukanye n'ibyo basanzwe bazi, ibituma mu bwonko bw'abumva umuziki kuri ubu hazamo akantu k'umuco wo kwihuta, rimwe na rimwe tutabizi, kakatubuza rwa rugwiro rutuma ubwonko bwibuka indirimbo. Indi mpamvu ituma indirimbo za kera ziryoha cyane kurusha izo wumvise ubu nuko akenshi imyaka wazumvisemo ari yayindi utari ufite inshingano nyinshi. Ni indirimbo wumvise kera ugifite ibyiringiro byinshi by'ejo hazaza. Ni indirimbo wumvise nta kazi kenshi, ari nayo mpamvu wanabonaga umwanya uhagije wo kuzumva zikagera mu bwonko. Wari ugifite byinshi ushaka kugeraho kandi bigishoboka. Ibibazo ntabwo byari byinshi, cyangwa se nubwo byaba byari byinshi ntabwo ari wari ufite inshingano zo kubishakira ibisubizo. Uyu munsi ibibazo bimaze kuba byinshi. Uhinduka iyo wumvise wa muziki wagushimishaga kera, ukawumva ukunze, ukamera nk'usubiye muri bya bihe, cyangwa se ukamera nk'urimo gushaka ubuhungiro. Umwanditsi Olivier Sacks avuga ko abantu bafite stress cyangwa se umuhangayiko akenshi bawuhungira mu kumva umuziki basanzwe bazi kurusha kujya kumva umushya batamenyereye. Impamvu nuko mu busanzwe umuziki udufasha kuringaniza amarangamutima iyo byagenze ukundi, ukagabanya agahinda, kandi umuziki ukatugaruramo ibyiringiro by'ejo hazaza iyo nta cyizere na kimwe gisigaye mu buzima bwacu. Ubwo bushobozi bw'ubwonko mu kubika no kwibuka umuziki igihe kirekire biwuha umumaro ukomeye cyane mu kuvura indwara zimwe na zimwe. Nk'ibitaro bivura abantu bafite indwara z'ubwonko nko kwibagirwa gukabije, usanga umuntu yarageze ku rwego atabasha kwibuka abana be cyangwa se umugore we cyangwa umugabo we, mukaba mutaganira iminota 2 ngo abakibuka ibyo mwahoze muvugana. Ariko iyi ndirimbo bigeze gukunda icuranzwe, ubona hari igihindutse mu mubiri, bagakanguka, ukabona batumbiriye ibirimo kuba. Hari naho indirimbo yose igaruka bagafatanya n'abandi kuyiririmba. Ikindi gituma indirimbo twumvise tukiri bato tuzikunda cyane tumaze gukura, nuko ubwonko bwifitemo akantu ko kumva ko ikintu kisubiyemo kenshi aba ari ingenzi cyane. Muri make, iyo ubwonko buhuye n'ikintu inshuro nyinshi, bwo buragenda bukibwira ko icyo kintu ari icy'umumaro kandi ko ari ukuri, kabone nubwo ataba ari cyo cyiza gihari. Indirimbo za kera twumva ko arizo nziza kandi z'ingenzi kubera ko twazihasa ubwonko bwacu igihe kirekire, bukageraho bukumva ko arizo nziza kurusha izindi. Indirimbo nshya impamvu tutaziha agaciro cyane nuko zitaragira umwanya wo kunywana n'ubwonko bwacu. Indirimbo naho abandi babumva ari mbi, iyo uyihaye ubwonko kenshi bugeraho bukakumvisha ko ariyo nziza kurusha izindi. Ngiyi impamvu zumva abantu bavuga ngo umuziki wa kera wari mwiza, bagashinja abahanzi b'ubu kubura inganzo, nyamara siko bimeze. Ubwonko bwacu bwafashe umwanya mwinshi bwumva indirimbo za kera kurusha uwo bufata bwumva izubu. N'izubu uzihaye umwanya nk'uwo wahaye za kera, zageraho zikakuryohera. Umuziki wo ntugisaza, inganzo ntigikama. Abantu ni twebwe dusaza tukabyitiranya. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu nta tugisoreje. Nitwa Ismail Mwanafunzi, mwakoze kutwumva. Muri twe nta numwe wifuza kuba nk'umuntu urimo gusana inzu ye kano kanya yarubatswe mu mwaka ushize kubera ko bayubatse bisa nko kwikiza. Wigeze wibaza impamvu izi nzu zose zisa kandi zubatse kimwe nk'aho imbata zazo zakozwe n'umuntu umwe? Nke cyane muri zo uzabona zifite umwihariko, zishobora kuba zarubatswe na KD Construction.
kompanyi izobereye cyane mu by'ubwubatsi no gukora imbata cyangwa se ibishushanyo by'inzu zaba izo guturamo, izo gukoreramo cyangwa se iz'ubucuruzi. Bashushanya inyubako hakurikijwe amategeko n'ibipimo byemewe, bagakora imirimo y'ubwubatsi bw'ibanze structural works, bubaka imfatiro z'inyubako, beton ishimangiwe n'amatafari. Ni abambere mu gukora ibisenge no kurinda amazi kwangiza inyubako. Bakora imirimo yose ya tekinike mu bwubatsi cyangwa se map coordination. Bahuza kandi bagakurikirana imirimo y'amashanyarazi, amazi n'ubukonje ku buryo inzu yawe nta izahurira na humidite. Bakora imirimo yose yo kurangiza inzu no kuyikorera amasuku imbere n'inyuma, ari byo finissage. Bakora ibyo kuyobora no kugenzura imishinga yose y'ubwubatsi, ibyo gutegura no gukurikirana gahunda n'ingengo y'imari, gusana no kuvugurura inyubako, gusana no kongera gutunganya inyubako zisanzwe n'ibindi. KD Construction dukorera mu mujyi muri Mic Building muri etage ya mbere. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 82 03 45 68 tukwigira umushinga w'ubwubatsi, aho kugira ngo uzaduhamagare tuje gukosora ibyo bangije. Turi KD Construction.